irya mukuru riratinda ntirihera. Ngendi Eugene mwene Sirake rwikurana mukuzo rwa mukino z'urubukombe. Nshuti ndaje ngo twongere dutarame n'ikiganiro gishya cyitwa irya mukuru, rimwe ritinda ntirihere, rimwe rigira ukuri guca mu ziko ntigushye, rimwe umuhana ajyayo akanga ukamuhana avayo. Irya mukuru we rishingiye ku nkuru y'umuhungu wakoze ubukwe, nyamara umutima muhanano ntiwuzura igituza. Abandi bakagira bati nyamara uzaheka ntumwicurume. Niba ushaka gufata umwanzuro w'ubuzima ufata uwufashe. Ibyo wavuyeho ntubisubireho, ibyo wiyemeje ubikomereho. Ijambo ryawe ribe rya kigabo. Umugabo ahindukira ku buriri ntahindukira ku ijambo. Umugabo rero umunsi umwe umusore yumva igituza kiruzuye, yumva agize ubwema n'ubukaka, akoranya umuryango ati nkakora ubukwe ndakambura data. Ati nabonye umukobwa mwiza w'igishongore, ntarongoye muri uwo muryango sinaba ndi umugabo ndakabona urwangiza umuhungu. Nuko mu gitaramo cy'umuryango araterura arivuga ati ndi igikaka, ati ndi igikwiye, ati ndi igikanu cy'imfizi, ndashaka munshingire umugera, ndashaka kubaka urugo, ndambuye ibyo gusasa nsasura, ndambuwe kwisiga nkisanga, ndashaka nanjye kubaka umuryango. Atumira imiryango ati murakansabira kwa kanaka, ntarongoye uriya mukobwa sinaba ndi umugabo ndakabura urwangiza umuhungu. Imiryango iraterana, inama barayinoza, bajya mu misango isanzwe y'ubukwe, bajya gufata irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Irembo bararibemerera basiga barifashe, imyiteguro irarimbanya. Nuko nanjye icyo gihe barantumira na Remusi wakamejeje mwene Sirake batukazahaba, nuko ukadufasha guhuza imisango. Nanjye nti ibyo nibyo natorewe rwikorana makuza rwa mukinizo n'ubukombe, ugenda imbere y'intore nageraho nankarwana aho nzaba mpari. Nuko barantumira. Iyi nkuru ndayibara nk'uwari uhibereye, si inkuru mpamo, ntago ari inkuru mbarirana, kuko inkuru mbarirana iratuba. Twaragiye tujya mu bukwe, abakameramani baritegura, bafata kamera zabo barazitunganya, abafata amavideo, abafata amashusho, abafata amafoto sinakubwira, abasaza ku mpande zombi, abashyitsi n'abasangwa, ba nyirasenge, ba nyina wabo, bashiki, bakuru, basanzire, bose bari babukereye. Hari itorero ribyina, ninjye wari warizanye. Gakondo iratarama irinikiza, agati karaturika kandi karamera. Nanjye ninjye musangiza w'ijambo uri muri icyo gitaramo, ibitaramo bijya mbere. Inkuru rero aho ishingiye kuri kameramani, uyumve neza. Umukobwa wari warongoye, umukobwa basabaga, yagiraga umusheri ku ruhande, bimwe bita ngo ababesti. Yagiraga umuhungu w'inshuti ye baryamanaga akiri umukobwa bigatinda, ndetse n'ubukwe bubura iminsi mike ngo butahe, yagiye gukora bimwe mwita gusezera. Ajya gusezera ku muhungu wari inshuti ye magara. Mu gihe nakundanaga na Rubanguza rwa Nkubito rwa Gitinywa, umusore w'igikundiro wari ugiye kumwegukana uwo munsi. Reka mbabwire rero ibyabaye. Yarifashe ati rero sheri wanjye, ndashaka kugupresenta inshuti yanjye, ndashaka kukwereka inshuti yanjye, umubesti wanjye, umusore twabyirukanye w'inshuti yanjye. Biraho uyu ni nka musaza wanjye. Kumbi yari uwo bagiraga gutya bakihengeka, nuko bakimara urwuba, igwegwe rikabiryo, akamumara akaryana mu ihururu. Reka mbivuge mu muco, bakaryamana bigatinda. Nyamara yari yarabwiye umuhungu bagiye kubana ko ibyo bintu bo bazabikora ku munsi babanye, bakitwa umugore n'umugabo, bakambikana impeta imbere y'imbaga, bakajya mu rusengero, Imana ikabyemeza, bakamanika ikiganza. Ati sheri wanjye,
reka kurya imitura, reka kuvumba ayo wengewe, reka gushyuhaguza, humura ibyawe birahari, agaseke karapfundikiye nzagapfundura ari ukuje. Inkuru irakomeje. Kameramani ajya ngaho arafotora, ubukwe turi mu hagati, ariko twigarukire muri uko nguko kumuperezanta inshuti ye, aramubwira byari ukugira ngo atazigera bakeka. Mwibuke ko nababwiye ko umunsi w'ubukwe wenda kugera, umukobwa yasubiraga kureba wa muhungu, bajyaga bamarana akaryana mu ihururu, bakongera bakajya muri bya bindi bitampaye ako ngako, ubundi yagapfe ngaho n'indi uri hasi n'indi uri hejuru. Umukobwa nubwo yari agiye kubana n'uwo muhungu mushyashya, ariko umutima wiberaga kuri wa wundi bakorana ibyo ngibyo ntazi. Uti byaje kugenda gute rero? Byabaye ngombwa ko ku munsi w'ubukwe umukobwa asaba wa muhungu bagiye kubana, ati mu bantu bazakwambarira uriya muhungu ni inshuti yanjye, ntakaburemo ndakambura data. Umuhungu kubera yamukundaga arabimwemerera, aramubwira ati icyo wansaba nkakwima kirakameneka, umwanzi ukwanga aragahinga ku rutare asarure ku rutaro. Bivuze ngo ku munsi w'ubukwe narabyireberaga, hari harimo umuhungu uwo waryamanaga n'umusheri w'uwashyingiwe. Dore rero ak'urukundo kari katarigeze gashirayo, urukundo rushingiye mu kuryamana kazemo. Mu gihe cy'amafoto, kameramani wafataga amavidewo cyangwa amashusho, ni ukuvuga ngo wa muhungu aho yari yicaye mu babambariye, na wa mukobwa wasezeranye ubwo yari yicaye imbere aho umukwe n'umugeni bicaye, umutima niho wabaga uri mu bukwe. Ibi bikubera mu bukwe ntiyabibonaga, uko abasaza baganira ntiyabibonaga, emusi nkanjye mwiza amagambo yo kuryoshya ubukwe navugaga ntiyayumvaga, abakameramani ibyo bakora byose ntiyabyumvaga, agatima kabaga kibereye kuri wa wundi wabambariye, agahindura igikanu agahora arebayo. Uko arebayo rero, wa musore akabona ko biri buze kubyara amahari. Ati muri ya mvugo y'iki gihe, biraza kurabura, sheri urimo urantenguha, uyu munsi sindi sheri wawe nguwo aho ngaho muricaranye, niwe wagukoye, niwe bagusabiye. Akamwicira ijisho, aho ashaka kumubwira ngo wireba hano utarabura. Uko amwicira ijisho cyane, umukobwa akarushaho kureba ahubwo birushijeyo. Ariko kubera imisango y'ubukwe, kubera ubukwe burimbanyije, nta n'umwe wabyitayeho, nta n'umwe wabimenye. Yemwe n'umusore, ndavuga umukwe wari wasabye umugeni, ntiyamenyaga ibijya mbere. Ariko kameramani wafataga amashusho, kubera kamera bayitunze ireba impande zose, bimwe bita zumu, iri kureba ahantu hose yahazuminze, we yafataga ibiri kubera mu bukwe byose akabikusanya, atitaye ku byabaye, cyane ko atarazi iyo gahunda umusore wari wambariye abageni afitanye n'umugeni. Wakabifata bikigira mu mashusho, imisango irakomeza, ubukwe burakomeza. Sinakubwira turanywa, sinakubwira turarya, sinakubwira turahamiriza intore zivuna sambwe, sinakubwira abasaza bajya mu misango, ababyeyi bakuvuza impundu, impuha ziracika, nuko bakaziririkiza ubugira gatatu. Igitaramo kibikotaniro koko, igitaramo kibintamati, nuko turahamiriza, tubyina ikinimba, tubyina igishakamba, tubyina intwatwa, tubyina umushagiriro, turatarama zirinikiza zitinyana.
urukundo ruratsinda, imisango iraba, impano ziratangwa, nuko turakunda, turateta, turatarama, turizihirwa. Abavuga inka bavuga amazina yazo, abavuga imisango barayivuga. Ubukwe buraba, habaho kujya mu rusengero, birakomeza kwicirana akajisho, bibuko. Turakomeza tugaruka muri resebusiyo, kwicirana akajisho birakomeza. Ubukwe buraba, imisango irarangira, baratwikurura. Umugeni, umusore n'umukobwa babaha uburenganzira bwo gushinga urwabo rugo, barutahamo, batanga amasuka, batanga ibiherekeza, ibyo ngibyo byose ubukwe burarangira. Uti inkuru uri kutubarira yagenze ite, yarangiye ite, wabibwiwe n'iki? Nyuma y'ibyumweru ibyo 2 gusa, gatanya yari yabaye, gutandukana kwari kwageze hagati y'abashakanye babiri, wa musore n'umukobwa bakundanaga. Mbaza ngo batandukanyijwe n'iki? Kameramani n'ushinzwe amavideo cyangwa amashusho yageze igihe abazanira amavideo yabo, kuko bari bamwishyuye, abazanira flash iriho video y'ubukwe bwose uko bwagenze. Bayisamira hejuru, bamwishyura n'amafaranga yari asigaye, bayishyira muri televiziyo, barakina. Uko babyishimiye byose bari bukwe kuko bwagenze, umusore noneho nibwo yagiye yabona uko biciranaga akajisho. Ubukwe burarimbanyije, umukobwa nkaho yakurikiranye ubukwe akicira agashisho umusore. Umusore nawe ati abakora ibimenyetso, amwiyama, ambwira ati kagira imana we, kagira imfura we, wambabariye tutaraburiza, wambabariye tutagira ibyo dukora mu bakwe. Umukobwa we amarangamutima akamusaba, agakomeza akirebera uwo yari asanzwe yiyumvamo. Kumbi uwo bari bagiye kubana yari nk'igikinisho, yari nk'agakingirizo. Icyo kinyarwanda uko kirumvikana, yari nkaga reka, yari maonesho. Ibyo bintu byose rero yabibonye ku munsi w'ubukwe, aravuga ati uyu si umugore nashatse ni bandi, uyu mugore si umugore nashatse ni ishyano. Ataha ntazavaho mbiganzwa, ntazavaho ndera batarabanjye, ni mumpe gatanya, umugani warumaga gatanya arayisaba. Nuko baratandukana. Uko byaje kurangira rero, natwe inkuru bakimomo itugeraho twari turi. Nanze kubavuga amazina, kuko nawe mushobora kuba mwarabutashye, ariko abanzi iyo nkuru barayizi. Irya mukuru rero naha ndisoreje. Irya mukuru riratinda ntirihera. Umuhana avayo ntumuhana, umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Kabaye icwende ni koga, niyo koze ni gacya, niyo gakiye ntigashira umunuko, niyo gashize umunuko sinzi ibindi bishobora kuba, ariko akabaye icwende kaba karicwe. Icwende rya Sokoro rimbaye kuremba ngukoreyemo. Abajya inama rero Imana irabasanga, reka twigire inama. Rero niba ufata umwanzuro, fata umwanzuro wa kigabo. Ntuteshe umwana w'abandi umutwe, ntuteshe umusore w'abandi umutwe. Niba ufashe gahunda yifate. Niba udutumiye nk'abaye musingo tuze tugutaramire baseriye, bya amafaranga yose mushyira hariya mukayashora sa yo gukina, ahubwo mujye mugenda mugiye kurushinga. Ndababwira nanjye nibwira, uyu munsi ni nge, uyu munsi ni wowe, ejo ni nge, twese niwo nzira twese tunyuramo. Ariko ngewe ndi hano ku bwanyu, ndirwikorana amakuza rwa mukinuzi n'ubukomenye, imbere y'intore nageraho ntarwana. Igitaramo ntarimo kicwa n'irungu, ariko aho niriwe nta rungu. Abanzi baranyegamiza ati nzabarwanira ishyaka. Mumamagare nze mbataramire mu gitaramo cyanyu. Eugene mwene Sirake MC kabuhariwe, wa wundi utagira amagambo asesereza asebanya, ahubwo usangiza ijambo mu gitaramo, tukiganira tugatarama zigatinyana,
tukaganira ibikwiye kurwanirwa, aho gushyenga tugashyenga tudashyoma ngo dushyomoke, tukaba inshyomyi tudasesereza cyangwa ngo duseseretse, ahubwo tukamenya ko kuba umusangirajambo w'igitaramo si ukuba umunyamagambo, ahubwo ni ugutaramira abantu bakizihirwa. Dutarama muri bande, tugatarama muri gakondo groupe, dutarama mbazanira sonorisation, dutarama mbabere MC, dutarama amazina y'inka nkabazanira n'abandi bayavuga, dutarama twinikiza inkera y'abagabo kandi y'abahizi. Igitaramo ndimo abazi barabizi, igihe cyanjye nyubahiriza uko kiri kandi nkamenya aho ibikwiye kujya bigomba kujya tutavangavanze. Abatanga impano bakizihirwa, abahabwa impano bakizihirwa, ba nyir'ubukwe bakizihirwa, ubukwe bugasoza kare uko amasaha twayagenye, igitaramo tukakigenza gutyo dufatanyije n'ababiteguye, n'abakorodineta, n'abapare n'abamarene, n'abashinzwe igihe abo bita batayimukipa, n'abanyakigega, n'abanyamisango, ndavuga umukwe mukuru n'umusangwa mukuru, ndetse ba nyir'ubukwe bose muri rusange. Mpamagara kuri 078 150 71 32 cyangwa unsange kuri Eugene Mwene Sirake channel ya YouTube, uduhe igitekerezo, uduhe inyunganizi, ukore subscribe, ukore like, ukore share, ubisharinge ku bandi bose, ubundi uduhamagare. Igitaramo cyacu nitwe dukwiye, cyanyu ari nacyo cyacu, nitwe dukwiye kukibamo, tukakinoza, tukagitegura, tukakiryoshya. Urukundo, amahoro bigahura, bigasabana, bikaganira. Mu gitaramo cyacu ntihabura ishakwe, ntihabura inyahura, ntihabura ibihumurizo, ntihabura ikondera, ntihabura urugunda, ntihabura incuragane, ntihabura umurangi, nuko ntihabura urusengo, imiyuki n'imiyugira, tugakirigita inzebe. Urukundo n'amahoro bigahura, bigasabana, bikaganira. Nimumpamagara nzaza, nimunkenera nzatebuka, nuko twitaramire. Ubunyamwuga nibwo buturanga, kandi Imana ikunda ubukwe n'abantu bakunda ubukwe. Uwanga abana ntakababyare, uwanga ibirori ntibikamusibe ku mubiri, uwanga Imana mumureke ku munsi w'imperuka izabimwibariza. Nge na Eugene Mwene Sirake, gato nkabivubi bushari, nshakaje ibyuma, bararasa ntibagezeho, barahanda ntibahandure. Ciao, tuzahure ubutaha, dutarame, twinikize inkera, duhurire kuri imbuga yacu ya Eugene Mwene Sirake. Kudakora subscribe ni ugukubagana, ntacyo bigutwaye inshuti yanjye. Reka tuzitaramanire ryari ubu.